tugarutse muri wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru atandukanye yiba bikomeje kugenda bibera hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda cyangwa se no hanze y'u Rwanda. Reka rero mbere y'uko ninjira mu makuru mbazaniye muri aka kanya, nizere ko mumeze neza cyane rwose. Birumvikana ko mba ndimo ndabasuhuza neza cyane, ariko nyamuneka mbasaba yuko mwana kwigira hino kugira ngo turebere hamwe amakuru mbazaniye, aho tugiye kujya mu karere ka Huye. Ni amakuru arimo kutugeraho none ahangaha rwose. Ndabona hariya mu karere ka Huye harasiwe umugabo wari ushatse kwica umudaso, nyuma yuko uyu mugabo yari yishe umukecuru w'imyaka 68 ndetse n'umwana w'imyaka 9. Ibirenze kuri ibyo, noneho yarangiza kubica agahita abanaga mu bwiherero cyangwa se umusarane. Reka tubivuge gutyo, ntawe utazi umusarane. Ni ikinyarwanda gikoreshwa cyane. N'amakuru rero arimo kutugeraho, aya makuru rero arimo kutugeraho akaba avuga yuko polisi yo ikorera mu karere ka Huye imaze kurasa umugabo wari wishe umukecuru w'imyaka 68 n'umwana w'imyaka 9, yarangiza kubica agahita abanaga mu bwiherero cyangwa se tuwarete cyangwa se umusarane. Amakuru avuga ko rero ibi byabereye mu murenge wa Mukura mu kagari ka Buvumo kuri uyu wa gatandatu, tariki ya 6 ukwezi kwa gatandatu 2026, aribwo umugabo rwose yaje kuba yarasirwa hariya mu murenge wa Mukura akagari ka Buvumo, nyuma yuko hari hamenyekanye amakuru ko umukecuru w'imyaka 68 n'umwana w'imyaka 9 bishwe bakanagwa mu mwobo cyangwa se mu musarane. Reka mbivuge gutya, ubwo inzego z'umutekano rero zajyaga guhiga abagize uruhare mu rupfu rw'uyu mukecuru ndetse n'uwo mwana, abaturage baje kuba batanga amakuru yaho uwo mugizi wa nabi yihishe. Hanyuma inzego z'umutekano ziganayo, polisi rero ikigerayo ndetse n'abadaso. Umudaso yagiye ageze aho uwo mwicanyi yari yihishe, umwicanyi ahita avumbuka, araza ahita amufata mu mashati ashaka kumutema kugera naho amukomerekeje ariko mu buryo bworoheje. Hanyuma birumvikana ko icyabaye, inzego zindi zabonye ko ibintu bitoroshye, ashobora kuba yakwivugana undi muntu mu bashinzwe umutekano, hanyuma zihita zimurasa ahita yitaba Imana ako kanya. Abaturage rero batuye hariya muri kariya kagari ka Buvumo bakaba batangaje yuko kuba inzego z'umutekano zirashe uwo mugabo rwose babyishimiye cyane, kubera yuko ubwo bumvaga urupfu rw'uwo mukecuru wari umuturanyi wabo ndetse wari umuturanyi mwiza cyane, ntacyo abatwaye, yari umuturanyi wumvikana n'abantu bose. Bumvishe amarira agiye kugwa, bumvishe agahinda kabishe ndetse n'uwo mwana w'imyaka 9. Agahinda karabica, baravuga bati uyu abantu babikoze koko ibi bintu babikoreye iki? Ariko noneho nabo bakavuga yuko bishimiye kuba uwo mugabo wagize uruhare mu rupfu rw'uwo mukecuru ndetse n'uwo mwana nawe ahise araswa agapfa. Rero akakomeza avuga yuko nyamuneka uyu mwicanyi wishe uyu mukecuru ndetse n'uwo mwana, ngo uyu mukecuru wapfuye yaramubereye nyina wabo. My friend, biteye agahinda ibintu bisigaye bibaho. Maze iminsi mbabwira ngo ibintu bisigaye bibera kuri isi, wagira ngo rwose isi yararimbutse, wagira ngo ahantu turi ntago ari mu isi. Biteye umubabaro, biteye agahinda, aho umuntu yifata akica umubereye nyirasenge, akamwicana n'umwana w'imyaka 9, yarangiza akabanaga mu bwiherero cyangwa se mu musarane cyangwa se muri tuwarete. Reka mbivuge gutya kugira ngo ikinyarwanda cyose wumva uze kubasha kubisobanukirwa. Byateye agahinda abaturage benshi rero, abaturage benshi batuye hariya rwose habereye aya mahano, bavuze yuko bababajwe n'urupfu rw'uwo mukecuru n'uwo mwana, ariko noneho bakongera gushimira inzego z'umutekano zaje kuba zarasa uwo mugizi wa nabi nyuma yuko zimuvumbuye ashaka kwivugana uwo mudaso wari umugezeho agiye kumufata. Amakuru akakomeza avuga yuko rero uyu mudaso we yahise yoherezwa kwa muganga kugira ngo yitabweho n'abaganga. Kuri ubu ngubu akaba arimo gukurikiranwa n'abaganga, barimo gukurikirana ubuzima bwe. Ndabona rero mu kinyamakuru turimo kugenda dukesha iyi nkuru batatangaje uburyo yabishemo,
ndetse n'icyaba gikekwa yuko yaba yabahoye, ariko amakuru yo nakagaruka natwe turakomeza kugenda duhigahiga turebe ese uyu mugabo yaba yahoye iki uwo mukecuru wari umubereye nyirasenge n'uwo mwana w'imyaka 9 yaba yabahoye iki n'iki cyatumye ajya kubica. Ntago batangaje n'uburyo yabishemo, niba yakoresheje umuro cyangwa se niba yakoresheje ubundi buryo, ariko ubwo andi makuru yose turakomeza kugenda tuyatara kandi natwe tugende tuyabagezaho kugira ngo mukomeze kugenda mumenya ibikomeje kugenda bibera hirya no hino. Ndabona uyu mugabo rero bamwitaga Bayisenge Elia, niwe waje kuba yaraswa nyuma yuko yaravumbuwe ahantu yari yihishe, nyuma yuko yari yishe uwo mukecuru wari umubereye nyirasenge ndetse akamwicana n'umwana w'imyaka 9. Biteye agahinda. Mana yanjye ibintu birimo kubera hirya no hino rwose birababaje cyane kuko iyo urebye ubwicanyi bukomeje kugenda bugaragara mu bice bitandukanye, yaba ari mu Rwanda yaba ari no mu bindi bihugu, wibaza uburyo abantu basigaye bavukamo, niba basigaye bavuka umutima wa kinya, niba basigaye bavuka bafite umutima wa kinyamaswa, niba basigaye bavukana umutima w'inyamaswa kugira ngo bavukane umutima w'umuntu. Biragoye rwose gusobanukirwa ikirimo gutuma ubwicanyi bukomeza kugenda bwiyongera, kandi noneho bukiyongera ku buryo umuntu yavuga yuko biteye inkeke, umuntu yavuga yuko bibabaje, kuko ubwicanyi burimo kugenda bukorerwa abantu batandukanye burimo gukorwa mu buryo bubabaje cyane. Ukibaza rero ngo ko tubona ibintu bimeze bitya muri iki kinyejana, mu kinyejana kizaza bizaba bimeze bite? Ariko se nanone tukibaza ngo mw'abantu, inyungu ziva mu kwica mugenzi wawe ni izihe? Inyungu ziva mu kwica mwene wanyu ni izihe? Inyungu z'amashyari ngo uriyandushije imitungo, uriyandushije amafaranga, uriya afite abana barusha abanje ubwenge, inyungu zibiturukamo ni izihe? Ko njya mbabwira ngo burya nta cyiza nko kubaho wumva umutima nta kigushinza, ariko ngira ngo abantu bamwe ntago babizi ahari, ngira ngo abantu bamwe ntago babizi. Ejo ndani umuturage wavuze, wumvishe uriya mugabo wa Ngoma wishe umubyeyi, waravuga ati ariko ahari menya ibi bintu babiroga. Ati ni gute utekereza gufata umubyeyi wawe ukamuniga? Umubyeyi wakubyaye wakugiriye ku gise, yaragutwisa amezi 9, akakurera akakonsa, akakugaburira ugakura, akakujyana ku ishuri ukiga, akagira uruhare mu iterambere ryawe, warangiza ukavuga ngo reka munige. Kabone nubwo yaba yaraguhemukiye bingana iki, n'iki yaba yaragukoreye cyaruta kuba yarakubyaye akakugira ku gise, akakonsa, akagutwita amezi 9, akakurera, akakugaburira ukamunera? N'iki kibi yagukorera kikarenza kigatuma wibagirwa agaciro k'ibyo ngibyo? Reka tugane ku musozo rero rwose, twihanganisha imiryango y'uwo mukecuru n'uwo mwana. Uyu mugabo we ntago twakwirwa tuvuga ngo Imana imwakire mu bayo, cyo kuri uwo mukecuru n'uwo mwana Imana ibakire mu bayo. Reka rwose bo tumubifurize ko Imana yabatuza heza, ariko uwo mugabo we rwose sinzi icyo navuga. Ahangaha ni ukwikomereza. Hanyuma kandi ubutumwa nyamuneka buba bwumvikanye wa muntu we, niba nawe ufite umutima wo kuba wavutsa mugenzi wawe ubuzima, sigaho nta nyungu nshuti yanjye, sigaho wibereho neza. Ndabakunda cyane.